waje mu isomwa ry'urubanza iminsi 30 y'agateganyo ya Kazungu wishe Françoise wahageze nka ryari imbere na mbere je nageze saa 7 wazindutse cyane yego mubiteze iki muri isomwa ry'urubanza rwa Kazungu kewe ikintu twiteze ikize ko bazagire wenda bakamukatira bakatubwira igihe tuzashingurira tukabimenya naho se nk'umuryango wa Françoise nk'umuvandimwe we mwe muri fuza iki ku mwanzuro urubanza rubuze gusoma icyo mwifuza cyangwa se mushyize imbere kwe icyo twifuza nuko nk'abantu nyine nkanjye nyine Fani ni mukuru wanjye mu nda turavukana ako ngiye icyo nifuza nuko nyine nk'ubukazi mukuru wanjye yari afite amafaranga kuri telefone kandi kandi abana ba mukuru wanjye bakeneye kujya ku ishuri mu gihe rero icyo nshaka nuko ayo mafaranga afite kuri telefone ashaka kuba yayaduhagiye nkagura ibikoresho by'abana bagasubira ku ishuri Kazungu wenda yarasanzwe mbere mwari mugize kaziranye na mukuru wawe bahuye gute Kazungu se wowe warusanzwe umuzi mbere jewe ntabwo nari nsanzwe muzi mukuru wanyu mwamubuze ryari wenda hari umuntu ushobora kwibaza ngo mwamubuze ryari n'igihe gishize bavuga yuko Kazungu aramaze igihe kinini yica abantu mwamubuze ryari ku buryo wenda n'umuntu wese wakurikirana ku buryo wenda ashobora kuba yakurikirana n'amakuru neza twamubuze ku itariki 20 z'ukwa gatandatu uyu mwaka yego mukimubura mwakoze iki twagiye gutanga ikirego kuri RIB mwatanze ikirego yego kuri RIB babashubije ngo kino no mumaze gutanga ikirego dore yuko nimba ari umuntu mwabuze mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 9 RIB mujyayo bababwiye iki babahaye iyihe feedback kuko mwari mumaze gutanga ikirego yuko mubuze umuntu kuri RIB twagiye kubibabwira baradufasha baratubwira ngo bazaturebera hashize ibyumweru 2 nibwo nasubiyeyo banyereza kuri Edikota mvuyeyo nyine ibyo birarangira uri kumwe n'undi mukobwa Kazungu umuzi ute Kazungu nawe wamwumvishe mu itangazamakuru cyangwa hari uko umuzi bitandukanye ngiye Kazungu nta kundi muzi ngiye uko muzi nyine nuko nyine ajya gutwara nyine Fani yaje nyine mu rugo oya ngiye nyine ni inshuti ye nyine bisanzwe nyine numvise bavuga ko nyine yaje mu rugo aza mu rugo nyine ari nimugoroba n'amaguru yego akagagiye gusomerwa urifuza ko bamukatira wihero mukwira ndikumva bamukatira burundu kuko ntabwo bakwiye kumusohora ku bakobwa wenda bagenzi babishwe batakiriho ari isomo mukwiye wenda ko Yes, uraho neza papa. Twamenye ko uri papa wa Françoise Tuyizere wishwe na Kazungu nibyo koko? Nibyo. Byagenze gute kugira ngo mubimenye yuko kugira ngo tubimenye ubwo yabaga i Masaka. Nabi Masaka mu nawe yari yaharaye. Bamutwara yari yaharaye ijoro rimwe. Noneho abo ngo sinzi bamuhamagaye niwanga yamubwiye ngo naza tware byerekeranye n'icyo kurya. Noneho ubwo agenda ubwo ngubwo agiye noneho ubwo ararayo zima ari gukurara uko byagenze ubura kumva nawe nyine mwari musanzwe mubizi yuko baziranye nge nta kintu ari mbizi kuko se nabanaga nawe ariko uwo murumuna warahari uwo waza kubimubaza kuko niwe wampamagaye arambwira ati mukuru wanjye namubuze none bigende bite hashize iminsi 2 hashize 3 hashize icyumweru ndamubwira nti wowe reba ukuntu ujya kuri RIB uvuge ko twabuze umuntu yego ubwo yaragiye arabibabwira noneho ubwo baramubwira bati uzajya uza kwitaba rimwe mu cyumweru turebe ko wenda kwagwa igisubizo niba yabafunze cyangwa se uko
wowe uzajya uza rimwe mu cyumweru kwitaba tuguhe igisubizo. byatwaye igihe kingana gute kugira ngo mubimenye cyangwa yabuze igihe ane mutarabimenya mwaramubuze? twaramubuze. ubundi Françoise yari umumama yarabyaye kabiri. yari afite umugabo babanaga cyangwa yari yarabyaye? baratandukanye dore n'aba ngaba ni uyu nawe ni mu nyirarume. n'uriya ni nyirarume. ni ukuvuga ngo urupfu rw'uriya mukobwa ukuntu rwagenze haciye amezi ane byari ku itariki ni amezi ane ashize. noneho yaje kunywera uwo muhungu Kazungu yaje kunywera i Masaka uko amakuru bayaduhaye. ahageze uwo mwana w'umukobwa mu mushiki wacu yari afite yacuzaga akantu k'agakatini kameze nk'akabari mwumvise. noneho mwene nyina yari yaje kumusura. noneho akakantine yari afite akantu k'agakatini yacuruzagamo n'inzoga. noneho ubwo Kazungu nibwo yakomeje kujya agenda yimenyereza amwimenyereza nk'umuntu uza kuhanywera. noneho rimwe aramubwira ati ndagushaka uze kuza tuvugane hari akantu ushaka kuguhereza ati ko kurya nta kibazo. ubwo umwana w'umukobwa ubwo yaragiye abwira murumuna we ati noneho njyewe ndahita nza ntago ntinda. murumuna we amakuru yampaye yamubwiye ko yamuhamagaye rimwe isaha saa 11 telefoni ntiyongera kunyuramo z'umugoroba. noneho ubwo wese adutangariza ko mwene nyina yabuze. ubwo yahise ni ukuvuga ngo hari umudamu ngo wakoreraga i Masaka yari afite nimero za Kazungu wari ufite akabari. hari undi mudamu wari ufite akabari afite nimero z'uwo Kazungu z'uyungu wishe abantu. noneho azimuhaye twebwe yahise aziduha. yahise nahamagaye mwene nyina ndamubwira izo nimero zimbi. mwene nyina njyewe akimara kumpa izo nimero nacishijemo nimero ya Kazungu. cishijemo nimero ya Kazungu yarayitabye gusa ariko ntiyigeze ayifata kuri telefone. yaritabye ntiyavuga. yumvishijwe gusa ntiyavuga. yumvishijwe. njye namaje nti umuntu wacu wajyanye wamushize hehe? nta kintu yigeze avuga. ubwo ngubwo byahise bigenda gute? ubwo Kazungu ubwo yahise akupa telefone itayikuraho. njye kubera ko kubera yuko uriya mukobwa yacuzaga akantu k'agakatine kameze nk'akabari navuze nti wenda bashobora kuba bamufashe bakamujyana nk'igikondo bakabutwara igikondo wenda. twagiye kuri sitasiyo y'Ikabuga turamubura. ubwo noneho umuntu umwe niwe waje kumbwira ati ariko wasanga ari mageragere wasanga wenda hari ikibazo yagize wenda bakaba bamufatanye inzoga wenda se yazicuruje. n'uramwe hese ko adacuruza izo nzoga akacuruza utuntu ko tuje bisanzwe. ubwo byagenze gute? ubwo twe twararindiriye turavuga tuti tuzashaka itike tugende mageragere tujye kumureba turebe yuko ari yari. noneho ubwo kugira ngo tumenye ko yamwishe rero uriya mwana murumuna we yagiyeyo. agiye Kacyiru abona umwirondo abona telefone yari irimo agakarita ka mituweli abona handitseho amazina ya Françoise. noneho ngo uwo mugabo Kazungu mbere yuko afatwa Kazungu yarafashwe cyangwa bitaramenyekana? Kazungu yarafashwe. mwaravuze muti uwo muntu wicaga abantu twasanga natwe yaratwiciye umuntu. ariko noneho nimero yampaye twongeye kuyicishamo nyuma ntiyongera kucamo. duhita tumenya yuko ari uwo ngo rushimusi yuko yabwiye mwene nyina ngo nukomeza kuvuga cyane ngo tuzagushyiraho mwene nyoko yagiye. niko yamubwiye Kazungu. niko yamubwiye. ngo nawe uzajya nko mukuru wawe yagiye. twe tugira ngo ni muri mbese ubwo twe twageze ngo ubwo baramufunze turavuga tuti umuntu yafunze nta kibazo azafungurwa. nuko nguko inkuru twayimenye. ni ukuvuga ngo umwana muri iyo minsi yari amaze iminsi yaje no kusura uwo mushiki wacu araza aranganiriza. amaje kunganiriza ati uzaze kundeba hari akabanza naguze uzaze ukasinyire. ndamubwiye nti rero akabanza Françoise niwe wambwiye ati hari ahantu naguze akabanza uzaze kusinyira uzaze no kukareba.
noneho njyewe nari ndi kumwe n'umudamu ndamubwira nti nta kanya afite nzashaka umunsi nzi ubwo guhera uwo munsi nahise mubura. birumvikana. Hanyuma papa wa Françoise birumvikana yuko ari inkuru y'agahinda ndetse n'akababaro. Ukibyumva wabyakiriye gute? Iyo nkuru y'akababaro wayakiriye gute nubwo ko Kazungu yafashwe? Ubwo nabyakiriye gutyo ndavuga nti nta kundi, none ubwo nkavugana na murumuna we akambwira ati bwize gutya na gutya, kuko ubwo yamanje no kuza hano Kazungu yitaba bwa mbere hano. Njye sinaje kuko ubwo twaravuganye, navuga njye bose byo ubuzima busanzwe utuyeho ubundi ku ivuko ntuye, ari ntawe ntuye, ni mu karere ka Rulindo mu majyaruguru. Bivuze ngo waje kumva urubanza rwa Kazungu uvuye mu majyaruguru? Oya, kuko nkorera i Kigali nkunze gukora ubundi mu buzima busanzwe, nkora akazi k'igifundi. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu mvuye ku kazi, noneho barambwira bati Kazungu baramusomera uyu munsi. Ndavuga nti noneho ubwo ngira chef de chantier ndamubwira nti ngiye kureba uko umwana wanjye bimeze, kuko numvaga ko ari ugusomerwa ntinumva uko bimeze. Okay, mwigeze musaba umubiri we? Umubiri 27. Mwigeze musaba umubiri we cyangwa ngo mubimenyeshe muvuge muti wenda ntago barajya muri laboratoire? None se umubiri wagusaba gute kandi bikiri muri leta, ko leta yari igomba gutanga uburenganzira? Niki wasaba ubutabera rero? Ubutabera nyine ni ukumukanira umukwiye, we yisha abandi nawe urumva ko nawe akareba ko uko yababaje bariya nawe akaba ariko ababara. Ngewe Kazungu numva ko Kazungu mu rubanza rwe turi ahangaha, numva ko kumukura hano mukamufata mukamusubiza muri gereza ibyo ntacyo bimaze rwose. Icyangombwa ngewe nk'uko yisha abandi abarenganyije akabica n'abakabica urutobo, twumva ko Kazungu bamushyira hariya bakamwica nawe akavaho, bikabera akabarore n'umuntu wese ufite icyo gitekerezo, n'undi wese ufite igitekerezo cyo gufata umuntu akamwica agacukura urwo bakamutamo, nawe we akazabona ko ari inkuru mbi ibabaje cyane, bakamukanira umukwiye. Nta byo kuvuga ngo yuko n'undi bazamufunga bamukatiye iyo myaka azabaho, azarya ibyo bya leta nta kintu atariho, ashobora no guhabwa mu mbabazi zitangwa. Izo mbabazi ntago wafata abantu 18 wanaga mu rwobo ngo nurangiza mu gihugu. Ubanza saba yuko urubanza ezo uko ruba mu muhezo, ni ukuvuga gishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo rube mu muhezo bishatse kuvuga agomba kubisobanura akabivugira mu ruhame, naho ibyo mu muhezo nibyo mu muhezo, ibyo mu muhezo subwo ngiye nabimenye. Ariko nge ndumva na Kazungu nubwo abo bantu yabishe, ndumva ashobora kuba atarabishe wenyine. Gufata abantu 18 ukabashyira ukabica bose nta muntu muri kumufashije, ahubwo nge numva ko leta ikacukumbura neza niba koko Kazungu abo bantu yabishe wenyine cyangwa se yarafite abandi. Uwo uko yawucukuye abantu ntibarebaga. Gucukura umwobo biravuna, nanjye narabikoze, naracukuraga nkageza muri metero 15. Ubu ufite umuntu uguhereza, ugukurura itaka, urizamura hasi, uripakira mu kibasi. Bimaze kuripakira uwo hejuru arakurura akageza hejuru akamena, akongera akagaruramo. Ngira ukuntu umuntu yacukura umwobo akawucukura mu rugo, nta muntu ubizi iriya taka rivamo aba ari ryinshi. None si iryo taka yarishyize n'ukuntu none se yarizamuraga wenyine. Huriye niho hari ikibazo. Nawe uri umwe mu bemeza yuko Kazungu ibintu yaba atarabikoze wenyine? Ntabwo yaba yarabikoze wenyine. Nese urumva uwo mwobo yawucukuye wenyine? Nese nta bandi bari bafatanye? Okay, dusoza n'iki mwasaba leta y'u Rwanda? Hari icyo mwasabye ubutabera, n'iki mwasaba leta y'u Rwanda? Hanyuma ni yihe nama mwagira ababyeyi bafite abana bakunda kugenda batavuze aho bagiye? Kugenda aho ikibazo umwana yamaze gukura, amaze kugira imyaka 18, ubwabyo byonyine ntabwo bukimugenga, bagiye kwishakira imibereho. Imishakire y'imibereho rero ibiza kumubaho nyuma, wowe uri umubyeyi ubyumva gutyo ukabyirengera, wakora iki? Aka kanya muri angaha mwaje kumva uburyo urubanza ruza gusomwa, ese muri yumva gute? Yumva nyine kwiyumva ni ugutegereza ibivamo, nizakurikira niba ari ugushyingura bakatubwira bati bizagenda gutya na gutya, tugategereza.
ubwo nicyo kibazo mbese. n'iki mwasaba leta muri rusange badusoza? twebwe icyo twasaba leta mu gihe leta igikurikiranye amakuru ya Kazungu neza, twumva ko amakuru ya Kazungu amaze kumenyekana neza, leta yadufasha muri bariya abantu bacu bapfuye bitabye Imana, noneho leta ikadufasha ikadusananira tugafatanya gushyingura iriya mibiri yacu, noneho Kazungu agakomeza agakurikiranwa na leta, ariko leta igashyiramo imbaraga cyane ku buryo n'undi muntu wese uzakora icyo kintu uzaba ufite n'ingengabitekerezo yo gukora yo kwica abantu gutyo bitazongera. Twumva ko bamukatira umukwiye, niba ari kumushyira hariya nawe bakamwica agapfa akavaho yuko nta kintu amaze, cyeka niba hari umushyigikiye. twibutse izina ryawe? Nitwa Dusembabazi. Hanyuma nawe papa witwa? Habimana Edouard. Murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana.